Muraho bene data, nongeye kubasuhuza nk'uko tumenyereye. Amazina yanjye nitwa Muzungu Fred. Nanone ninjye tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Reka dusenge kugira ngo Imana idushoboze. Imana y'icyubahiro, Imana y'ubuntu bwinshi, duce bugufi imbere y'amaso yawe tuguhamagara kugira ngo ubane natwe, utugirire neza, utwishimire. Reka urukundo rwawe rwagukiye muri twebwe kandi wemeze imitima yacu kugira ngo duce bugufi, urukundo rwawe rusabe rwose, uduhereze imbaraga zo kugira ngo tube abaguhamya by'ukuri. Tugere abagabo bo kuguhamya nk'uko ijambo ryawe rivuga neza. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ndagusabye ngo ari wowe dusobanura uko twebwe abana b'abantu twabikora, kandi uheze guhinduka rwose. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Shimye Imana cyane ko yongeye kumeza akanya nk'aka ngaka ngo tubane nanone muri uyu mwanya. Icyigisho cy'uyu munsi, session ya kabiri, bifite umutwe uvuga ngo umutima wicisha bugufi unezeza Imana. Nk'ukuntu twabiganiriyeho gushize, umutima wicisha bugufi unezeza Imana. Turasoma mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 12. Avuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana. Ndagira ngo mbanze nkubaze ikibazo kimwe. Ese wizera neza yuko waratoranijwe nawe uri intore ku buryo wizere yuko Yesu Kristo naza uzamusanganira, cyangwa uri mu bazahunga ku maso ye? Niba hari ikintu umutima ukiguciramo urubanza, niba hari ikintu utaremenye n'umutima wawe, ndagusabye ngo wegere umushumba wawe agusengere, ubatizwe, kuko kubatizwa niyo nzira. Numara kubatizwa uzaba wejejweho ibyaha byawe, hanyuma wizere Yesu Kristo. Dukomeze ijambo ryacu rivuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Umutwe w'amagambo wacu wavuga ngo umutima wicisha bugufi n'unezeza Imana. Ijambo rigarutse tubwira ngo kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana nabyo bituranga. Nagusabaga uce bugufi mu byo ukora, mu byo uvuga, kuko uri intore y'Imana. Niba uri intore, ufite uwagutoranyije, kandi intore ntiruta uwayitoranyije. Niyo mpamvu nagusabaga ngo wiyambure icyubahiro cyawe, wiyambure ibyo wumva ushoboye, wiyambure ibyo wibwira yuko wihaye. Icyubahiro wumva ufite, gushobora wumva ufite, bikuremo ubiharire Imana kuko niyo yabiguhaye. Ndagusabye ngo ibyo wibwira byose, mu magambo yose uvuga, Yesu Kristo ari wishyire hejuru, kubera yuko ibyo byose niwe wabiguhaye. Nta mirimo ikomeye wakora, nta magambo akomeye wavuga, nta kure wagera udafite Yesu Kristo. Muzi ikintu umwami Nebukadinezari yazize? Yumva yuko ashoboye, yumva yuko ibintu byose yari amaze gusahura urusengero rw'Imana, akuyemo ibikoresho byose abitwaye iwe, atangiye kujya binyweramo inzoga kandi barabikoreshaga mu nzu y'Imana. Ibyo ngibyo Imana arabyihanganye, ariko Imana ntabwo igikina n'umuntu ukina n'icyubahiro cyayo. Amaze kureba aravuga ati dore ngiyi Babuloni niyubakiye. Icyo ngicyo nicyo cyatumye Imana imukura mu ngoro aho yari ayoboreye, iramutwara imyaka 7 arisha nk'iyo. Icyubahiro cy'Imana ntabwo gikinishwa. Nabwiye nti intore ntiruta uwayitoranyije, uwayitoje. Hanyuma niba ufite uwagutoje kandi ukaba umwemera, ukaba wemera yuko utitoranyije kandi utitoje, icyubahiro wikishakira. Ibintu byose ukora wibikorera kugira ngo yubahishe. Ibintu byose ukora wibikorera kugira ngo wishakire icyubahiro. Bikorere uwagutoranyije, kubera yuko igihe yaje kugutwara, naza kugutwara, Yesu Kristo yaravuze ati simbasize nk'imfubyi, nzabahereza Mwuka Wera. Ariko kandi aho ngiye kwa Data hari amazu menshi, nzagaruka kubatwara kugira ngo aho ndi namwe mube ariho muba. Bivuze ngo azaza kudutwara. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo ntarerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuze ko ubwo ari umwami
tukaba turi mu bwami bwe, tuzaba ibisonga, tuzasa nawe, hanyuma wikwishakira icyubahiro, azakubahisha. Igihe nikigera, igihe ni cyiza, azakubahisha, wumve nawe uratunga. Wikorere ibintu kugira ngo ab'isi bakubone, kubera yuko Yesu yavuze aba ngo nimunasenga ntimugasengere aho ab'isi babona nk'uko abafarisayo bagenza, uko bagenda basengera no mu maguru no mu masinagogi, ahubwo wowe winjire mu cyumba cyawe ukingeho usengera ahiherereye, kuko so wo mu ijuru areba ahiherereye. Bivuze yuko igihe ukora ibyo ngibyo ntabwo urimo kwishakira icyubahiro, ahubwo urimo urasenga Imana. Ibintu byose ukoze umutima wawe uguhamiriza yuko ibintu urimo gukora ari ugushaka ngo ab'isi bakubone, ibintu urimo gukora ari ugushaka ngo wemeze abantu, ndakumenyesha yuko aho nta guca bugufi kurimo. Kandi twabonye neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo intore z'Imana zigomba guca bugufi. Kandi ubushize twiga twavuze ko Daniyeli akimara gusenga yicishije bugufi, agashishikarira kureba amaso h'Imana, marayika ahereka akaza kuvugana nawe. Ndagusabye rero, ibyo wibwira byose, ibyo uvuga byose, ibyo ukora byose, aho ujya hose mu migendere yawe, mu bintu byose ukora, ntukabikorere kugira ngo ab'isi bakubone, kubera yuko ab'isi bazakubona ariko bazarangirana n'iyi si. Ariko nubikorera kugira ngo wubahishe iri hejuru mu ijuru, uzubahwa nawe. Turajya mu Migani mu gice cya 18 ku murongo wa 12. Ariko turushaho gusobanukirwa kugira ngo ibyo twibwira n'ibyo dukora n'ibyo tuvuga byose bibe ari ibyo guhesha Imana icyubahiro. Igice cya 18 ku murongo wa 12 haba ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Uru nguru noneho ni urufunguzo ku bintu byose twibwira. Iri jambo rije ari urufunguzo. Dukora ibintu kugira ngo ab'isi batwubahe, dukora ibintu byinshi kugira ngo ab'isi batuvuge, duhore twumva turi abantu bashishikariwe kumenya. Ariko urufunguzo rwo kugira ngo uhabwe icyubahiro ni ukwicisha bugufi, kubera yuko icyo utanga nawe nicyo uzahabwa. Nudacira abantu bugufi, nutubaha abantu, ntabwo bazakubaha. Kimwe n'Imana, Imana nutayubaha ntabwo izakubaha. Nutavugana n'Imana uyihaye icyubahiro, nta cyubahiro izaguha. Dawidi yaharaniye kureba amaso h'Imana, akora ibikorwa by'ubutwari, niyo mpamvu Imana yamuzamuye ikamugira umwami. Byari bushoboke yuko abakuru be bose bari buzaba abami, byari bushoboke yuko muri bakuru be hari imbaraga, hari buvemo abantu, hari buvemo umwe akaba umwami. Ariko kwicisha bugufi kurabura. Niyo mpamvu batoranyije umuhererezi wiberaga mu ishyamba, yaragiye kuragira intama, ari umwungeri. Bivuze ngo kure hose waba uri, ibibazo byose waba urimo, ubukene waba ufite, cyangwa se n'amashuri make waba ufite, cyangwa se utaranize, ntabwo bivuze yuko Imana itakubahisha, kubera ko Imana ntabwo igendera ku mashuri twiga, Imana ntabwo igendera ku miryango ikomeye tugira, Imana ntabwo igendera ku hantu hakomeye duturuka, ahubwo ibyo dufite mu mitima yacu, ibyo dukoresha tuyihimbarisha, ni ibyo twongerera. Niba Imana uyisenga mu bibazo gusa, niba uharanira kureba mu maso h'Imana yuko wageze mu bibazo, ukavuga ati Imana umfashe kubera yuko iki kibazo mfite noneho ntabwo mbizi, nta wundi wakinkemurira, Imana akaba ariyo mizero yawe ya nyuma, ariyo wizera bwa nyuma yuko ugerageje imiryango yose, ukagerageza amafaranga ufite ukabona biranga, hanyuma Imana ukayizera bwa nyuma. Ndagira ngo umenyeshe yuko Imana nayo izaza bwa nyuma. Ibyo ukora, ibyo uvuga, Imana imbere. Reka Imana ireke kuba ikintu twifashisha bwa nyuma. Reka Imana ireke kuba iyo twizera bwa nyuma yuko imiryango inaniwe. Niba ugira ikibazo ukabanza gutekereza umuryango, ubwo umuryango wawe uruta Imana. Nagusabaga rero, Imana ariyishyira hejuru, ariyishyira imbere, kugira ngo ibyo ukora byose nayo izajya ikubanziriza mu bibazo byose ufite, mu maganya yose, Imana ikujya imbere. Ijambo riravuze ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Mwene data, ntabwo nkwifuriza kurimbuka. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wicishe bugufi, niyo mpamvu nkwinginga ngo icyubahiro ufite
uburebure ufite, ubwiza ufite, ubishyire hasi, kubera yuko ibyo bizarangira mu isi. Wemerere Imana igukoresha, wemerere Imana ikuyobore mu byo uvuga byose. Imana ikuyobore mu byo uvuga byose, mu byo utekereza byose. Imana yari kujya imbere, kubera yuko nujya gukora ibintu ngo yubahishe, nujya kwambara kugira ngo abantu bakubone, nujya witanga imbere mu bintu byose kugira ngo abantu bakubone, ibyo ngibyo bizakurimbuza. Ibyo ngibyo bizatuma uva mu nshingano, ibyo bizatuma uva aho wari ukwiye kuba uri, bizatuma uva ku gicaniro. Kora ibintu byose kugira ngo wubahishe Imana, nayo izakubahisha. Nta bwenge icyo utanze nicyo uhabwa, icyo ukeneye aba ari cyo utanga nawe, nk'uko Yesu yabibabwiye. Ibyo wifuza yuko umuntu atakugirira ntukabimugirire. Ni gute ushaka ko Imana ikubahisha wowe utayubaha? Ni gute ushaka yuko Imana ihora mu bibazo byawe cyangwa se ihora ikwitaho wowe utayitaho, utayisenga? Ni gute ushaka Imana ikubahishe ibyo ukora byawe byose nawe ari ukugira ngo yubahishe? Ndagira ngo umenyeshe yuko ibintu byose ukora ubikora kugira ngo wiyubahishe. Imana ntabwo izakubahisha kuko izayibona wirwana. Reka Imana ikurwanirire, reka Imana ari ikora byose ikubahisha. Mwene data, ndagira ngo musabe mu magambo yose uvuga, mu bintu byose urimo, mu byo ubwira byose, wicishe bugufi. Kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Igihe udahereza umuntu icyubahiro ntabwo uzakibona. Kwamamara ukeneye no kumenyekana ukeneye n'amafaranga ukeneye uzayabona wubashye Imana. Mu bwami bwa Data nta kintu kiburamo. Kwa Yesu nta nyota ihaba. Kwa Yesu nta kwambara ubusa guhari, nta nzara ihari, nta n'umuntu usuzuguritse kwa Yesu. Turi hano mu isi, turi mu rugendo, turi mu rugamba nk'uko nabibabwiye ubushize. Rero mureke tureke kwishushanya n'ab'isi. Ab'isi bashaka ibyubahiro, ab'isi bashaka gushyirwa hejuru no kubahwa no kuvugwa. Ibyo ngibyo tubivemo, kubera yuko wose umuhamagaro. Ntabwo twahamagariwe kugira ngo twiyubahishe, ntabwo twahamagariwe kugira ngo twishakire icyubahiro, ahubwo twahamagariwe kugira ngo twubahishe uwadutumye. Nuko rero numara kumva aya magambo, numara kubona iyi video, wajyaga ugira utuntu two kwishyira hejuru cyangwa se n'ubwibone, ibyo ngibyo bishyira hasi. Icishe bugufi kubera yuko nibwo Imana izagushyira hejuru. Icishe bugufi kubera yuko nibwo Imana izakubahisha, kandi nayo ubwayo izakubaha. Imana yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihunda. Bivuze ngo niwiyubaha uba wihaye icyubahiro kitari icyaha. Ndagusaba rero, reka kwiha ibitari ibyaha. Tegereza Imana ubwayo ari izakubahisha, kubera yuko nta kibuzi iwayo. Ntabwo wabuze amafaranga, ntabwo wabuze ibyubahiro, ntabwo wabuze ubuyobozi bwo wumva ukeneye, byose birahari. Mwene data, nagusabaga ngo wirinde kurimbuka, wirinde kuva mu byiringirwa ubikuwemo n'iby'isi, kubera yuko iby'isi bizashira, iby'isi bizarangira kandi vuba aha ngaha. Mureke twizere rwose tudashidikanya mu mitima yacu. Ibyo ngibyo nibyo bizaduhesha kubaha Imana, ibyo nibyo bizaduhesha guca bugufi nk'uko ibishaka. Kandi ibyo byose nitumara kubikora nibwo Imana izaduheza natwe ibyo twifuza. Mfatira urugero cyane kuri Daniyeli, marayika avugana nawe. Daniyeli yaticisha bugufi ngo ashishikarire gushaka kubona ubwiza bwo mu ijuru, ngo abohoze ubwoko bw'iwabo bakabaye baraguye mu bunyage. Ndagira nkubwire rero, igihe utaremera guca bugufi ngo uve mu bitunganye, guca bugufi ngo wemerere Yesu Kristo ari we ukuyobora, ukaba wumva ibintu byose wabyikorera, ni ukuri nta hantu uzagera. Nunahagera ntabwo uzatindayo. Ndagira ngo aho turi hose, kure twageze cyangwa hasi tukiri, tuhacire bugufi twubaha Imana. Dawidi ntabwo byamubuzaga gusirimba ngo aririmbire Imana, asimbuke abyina, nubwo yabaga yambaye ikanzu y'ibwami. Bivuze ngo yacaga bugufi agahimbaza. Ariko ni gute wowe ukimeze uko nguko umeze, ukaba wumva agashati kawe keza wambaye, ukaba wumva agapira kawe keza wambaye, utagahimbazanya Imana? Oya, mureke.
ibyubahiro Imana iduhereza, kubahwa Imana yemera yuko tugira, tugukoreshe tuyubaha, izatwongera ukundi. Murakoze cyane, mureke ducumbikishirize aha ngaha, tuzakomeza. Nababwiye ko amazina nitwa Muzungu Fred. Ndabashimiye cyane ko twabanye, kandi numara kumva aya magambo ugira icyo ukora. Dukorere Yesu, azaduhemba.